reka wenda abo tubihorere kuko Imana yiraje kubagosora iraje batwereke ahubwo agahanura kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kongera agahanura gutyo umwaka ugashira pastor atarakora n'amasengesho yo kwiyiriza basi n'umunsi umwe atarigera atekereza ku busabane bwe n'Imana uriya muntu atangira hanura ari kumwe n'Imana akarangiza ahindutse ikiraro Imana inyuraho. Nigeze kumva ijambo ry'Imana muri Bibiliya ngo Imana ihagarara ku bitugu by'abapapa kuri nteye ubwo biryo jambo. Iyo dusenga Bibiliya iravuga ngo iyo dusenze tuba twegerana n'Imana kandi gusenga no kuganira n'Imana. Rimwe na rimwe rero iyo abantu bataganira n'Imana ntibamenye icyo bavuga, ntibamenye aho bageze, ntibamenye aho baguye. Hari akaririmbo kavuga ngo bazatinya guhinguka imbereye, bazahinduka ubwoba busa no kwiyambura iyo mwambaro mubi Yesu abambikiye y'ubukwe nukuri wogejwe. Turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo uyu mugoroba inshuti zacu zikunda kudukurikira kuri Mass Forum Ministry. No mugoroba mwiza twongeye kugaruka imbere ya kamera tubazaniye ijambo ry'Imana. Muri kumwe rero na Pastor Beatrice tubazaniye ijambo ry'Imana, tubahaye ikaze abadukurikira imfuruka enye z'isi. Turabizi ko dukurikirwa n'abantu benshi kandi mudukunda. Rero uyu mugoroba tutaratangira kuvuga ijambo ry'Imana, reka mbasuhuze mbifurize umugisha w'Imana kandi mbahe ikaze. Hanyuma turi kumwe n'umukozi w'Imana twatumiye mukunda cyane Mama Karabo, nawe arabasuhuza nimara gusenga. Reka dusenge Imana. Mana tuguhaye icyubahiro kuri uyu mugoroba, urakoze ko tugeze imbere ya kamera kuri uyu mugoroba kugira ngo tuvuge ijambo ryawe Mana. Nyemerera umwuka wera bane natwe, nyemerera icyubahiro cy'umwuka wera kitugote, ingabo z'ijuru zururukiye kubana natwe. Mwami, iki kiganiro tugiye gukora ukiyobore nk'umwami w'amahoro, kandi ubwoko bwawe tugiye kubwira ijambo ryawe. Mwami Imana ubushoboze buri umwe wese uri bwumva ijambo ryawe ahemburwe naryo kandi agirirwe neza nawe, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, amen. Tugiye kwakira umukozi w'Imana, reka tumuhe ikaze. Mama tuguhaye ikaze kugira ngo usuhuze abera b'Imana. Murakoze cyane, ndabizi ko mu nkunda nanjye ndabakunda. Yego turabukunda cyane. Amen. Nitwa Nyiraguhirwa Anje cyangwa Mama Karabo ku bantu batamenyereye cyangwa se bari bumbone bwa mbere. Imana iduhana n'umugisha. Amen. Anje Nyiraguhirwa ni umukozi w'Imana, turagukunda kuri Mass Forum cyane. Igihe twagutumiraga abantu bahawe umugisha, n'uyu munsi twifuje kugutumira kugira ngo ubagezeho iby'Imana yateguye uyu munsi. Karibu rero, Imana iguhe umugisha. Amen. Amen. Ubushize twatanganye ubuhamya bugiye buvanze n'amashimwe, byari byiza cyane. Kandi nanjye iyo mvuga ubuhamya bwanjye bw'ahantu Imana yankuye n'ubuhamya bw'umuhamagaro, mba numva bigenda byongera kunsubizamo izindi mbaraga, ku buryo numva nabivuga nkajya mbwira abantu ngo nimuhumure, hari ahantu Imana yakukura, hari aho Imana yakugeza. Kandi ikitangaje nta muntu n'umwe Imana isubiza inyuma. Imana ntirobanura abantu ku butoni. Haleluya. Rero ubushize nababwiye ukuntu nahamagawe, ukuntu ijwi ryampamagaye, ukuntu navuye mu businzi, ukuntu navuye mu busambanyi, ukuntu navuye mu bujura. Erega burya iyo ucuruza fraude, utishyura imisoro, uburi umujura. Nimvuga ubujura rero wenda ntibagire ngo nakoraga mu mifuka cyangwa ntobora amazu, ariko burya uyo uri n'umu escrojanti uburi umujura. Iyo ushakisha uburyo bwose bwo kubona amafaranga bitanyuze mu buryo uburi umujura, kandi ibyo bintu ntabwo Imana ibyemera. Rero Imana yarahankuye impagakiza inshyira mu muhamagaro. Hanyuma nagira ngo tuvugane ko mu muhamagaro nta muntu n'umwe ubaho Imana itakoresha. Umunyantege nke, ndavuga mu mubiri, abananutse Imana yabakoresha, ababyibushye Imana yabakoresha,
abarebare n'abagufi Imana yabakoresha, ndetse abakire n'abakene Imana yabakoresha, abubatse ingo n'abatubatse ingo Imana yabakoresha. Umva, buri kigero cyose uriho Imana yagukoresha. Ndabyemera 100%. Imana iduhana n'umugisha. Amen. Ego mama, karibu cyane. Ayo magambo turayakeneye. Yego. Koko Yesu ubwe aza mu isi Yego. yaje ari we butumwa bwiza. Yego. Ntago yaje kuvuga ubutumwa bwiza, ahubwo yaje ari we butumwa bwiza. Kuko muri Yesu abantu baramurebaga bakaruhuka, ingeso nziza yagiraga amahoro, agakiza, kugirira neza abantu. Ibyo byari ubutumwa birenze ibyo byamuvaga mu kanwa. Rero dukeneye kumenya iby'Imana ikorera abahamagawe, abikunda, ahibakura n'ahibageza. Iyo Imana iguhamagaye, burya icyambere bayagukunze. Imana iradukunda. Nicyo cyatumye ijambo ry'Imana rivuga ngo nagukunze urukundo ruhebuje cyangwa se rukomeye, ngo nicyo cyatumye nkwiyegereza. Rero iyo Imana ikwiyegereje bitandukana kure nuko wegera abantu. Akenshi igituma ubu ngubu usanga abantu bamwe bigera hagati bakananirwa, abandi ukabona babivuyemo, abandi bakabikora nabi, nuko umuntu agira umwanya wo kwegera abantu no kumva abantu, ntagire umwanya munini wo kwegera Imana no kumva Imana. Nicyo kibitera. Rero bene data, muri uru rwego rwo gukorera Imana, muri uru rwego rw'umuhamagaro, inshuro nyinshi, reka wenda mvuge kuri akangaka gatoya nko ku badamu n'abakobwa, akenshi usanga hari amagambo atsikamira umuhamagaro w'abadamu. Bakavuga ngo abagore ngo ni inzabya zoroshye, ngo ni abanyantege nke, abadamu ntibakwiriye kuvuga mu bantu cyane, abadamu. Ariko dufite ingero zikomeye z'abantu bakomeye b'abadamu. Dufite ba Miriyamu bahimbaje Imana, dufite ba Dorukasi bagiye bakora imirimo myiza ikabazura, dufite ba Debora bagiye ku rugamba rwananiye abagabo hanyuma bagatsinda bakaba. Debora iyo umuvuze umwami yajyaga ngo nutagenda siri bugenda. Debora buriya ni umugore mfatiraho icyitegererezo. Uzi ko Bibiliya iravuga ngo yari umuhanuzikazi, ngo yari n'umucamanza w'Abisiraheli, kandi ngo we n'umugabo, Bibiliya iravuga ngo we n'umugabo we bari batuye munsi y'igiti cy'umwera. Yego. Ariko tuzi n'abandi bagore bagiye bafasha Yesu, nk'abariya abagore b'Abasamariya Yesu yagiye akiza ibyaha bakuye mu byaha, bagahindukira bakajya kuvuga ubutumwa. Haleluya. Rero bene data, reka ne kwibanda ku bagore cyane mutagira ngo wenda nibo ndi buvugeho gusa. Hariho n'abagabo bagiye bafite ibikomere hirya no hino, byagiye bakomereka mu mpande zitandukanye mu mihamagaro yabo, uyu munsi bakaba bashaka kubirambika kubera ibyo bikomere. Ariko ndababwiza ukuri, Yesu niwe ukomeretsa, ni nawe womora. Rero guma mu muhamagaro. Haleluya. Hari uburyo, muri ubwo buryo bwinshi navuga ku bintu bitandukanye, ariko reka mvuge ku kintu kijyanye n'imibereho. Iyi mibereho ya hano mu isi tubona tutuyemo, ubuzima bwa buri munsi. Ese ni gute umuntu akorera Imana mu muhamagaro mu buzima bwa buri munsi? Ese ni gute ibigeragezo byaba bikwisukiranyijeho hanyuma ugakomeza gukorera Imana ntucogore, ugakomeza ugahagarara? Ese ni gute wahura n'ubukene, ugahura n'ibihombo, ugahura n'ubupfubyi, ugahura n'ubupfakazi, ugahura no gutabwa cyangwa se no gutandukana n'ibindi abantu bagenda banyuramo, hanyuma ugakomeza umuhamagaro? Haleluya. Reka twifashishe iri jambo ry'Imana. Reka turyifashishe Zaburi ya 30. Reka twifashishe ijambo ry'Imana. Zaburi ya 30 ku murongo waho wa 6. Ni amagambo nkunda cyane. Ni ijambo ngitangira gusenga niho narimenye, ariko ryagiye ryaguka muri nge, ryagiye riba rinini muri nge, ryagiye riba nk'igitsikamutima, ryagiye riba intwaro nitwaza, nkavuga ngo uyu munsi ubwo bitameze neza ariko ejo bizaba bimeze neza.
uyu munsi nubwo bitakunze ariko ejo bizakunda. Uyu munsi nubwo ntamerewe neza mu mubiri, ejo Imana izaba yankijije. Ibyo nkabitekereza. Noneho bigatuma uyu utekereje gutyo bituma uguma mu muhamagaro. Kuko ibintu bishaka kudukura mu muhamagaro ni byinshi. Ibintu, amagambo y'abantu, igisuzuguriro, uburyo tugenda muri aya madini n'amatorero mwese murabizi, uburyo tugenda duhura n'ibisuzuguriro bitewe n'impamvu runaka. Kandi pastor, ngiye ntabwo njya ndenganya bari abantu badusuzugura. Rimwe na rimwe mu mubiri wabo baba bari mu kuri. Oya, ariko mu mwuka ari ishuri Imana ishyiraho. Koko nta witwa ukomeye atarabanje kuba uworoheje, nta n'uwitwa intwari atararwanye ku rugamba. Urumva, kugeza aho umuntu bamuha amapete ngo ni majoro uyobora abandi basirikare, ahantu aba ikosi yanyuzemo, ntago umuzayifu witwa umunebwe cyangwa se umusevira aba yarayinyuzemo. Hari igihe njya ni ukuri sinjya ndenganya abantu bene. Wowe rero numvaga ubwenge bwawe bunatekereza neza, kuko wavugaga uti narebaga ibigeragezo umurimo w'Imana nkihangana nkavuga ngo reka nkomeze ejo ahari bizaba bimeze uko. Jewe narageragezwaga nkumva ko ari byo naremewe, nta nubwo narebaga ngo ejo bizaba bimeze gutya. Numvaga ibyo bigeragezo ari nkabyo umuhamagaro wanjye. Oya, reka tubwire abantu ko Imana itishimira kubabaza umuntu iteka, ahubwo ngo igeraho ikamugirira imbabazi, ikamugirira ibambe nk'uko imbabazi zayo zingana. Reka dusomere ijambo noneho dukomerezeho. Ijambo Zaburi igice cya 30 ku murongo wa 6 haravuga ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato. Hano bavugaga Uwiteka. Kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Bya byago n'amakuba, bya bindi tunyura muri byose. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya. Aya ni amagambo yagiye ampumuriza mu buzima bwa gikristo. Aya ni amagambo yagiye ampumuriza mu nzira y'umuhamagaro. Aya ni amagambo yagiye ampumuriza nahuye n'ibitero by'amagambo. Abantu nkabwiriza neza, nkabwiriza induru mu rusengero zikavuga. Nabaga nasenze, pastor, nkunda gusenga. Nabaga nasenze. Bene data, ikintu cya mbere kizagushoboza iyo nzira muri uwo muhamagaro no gusenga. Nutagusenga, ibihe byo gusenga, uzacogora. Uzahura n'amagambo ucogore, uzahura n'igisuzuguriro ucogore. Ariko iyo usenga, iyo wegerana n'Imana, iyo ukunda kuvugana n'Imana, arya amasengesho atubera igitsikamutima, tugenda tuhabwa izindi mbaraga. Haleluya, haleluya. Bibiliya niko ivuga. Iyo usomye Zaburi ya 84 ngira ngo ku murongo wa 6 umanutse hepfo n'uwa 7 aravuga ngo hahirwa ugufitemo imbaraga. Hahirwa abantu bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni, ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, ngo hahinduka ahantu h'amasoko, ngo imvura y'umuhindo icyambika umugisha. Ikintu kijya kinezeza ijambo rinkomeza ngo umuntu ngo bagenda bagwiza imbaraga. Ayiwe, haleluya, haleluya. Rero maze kubonera ijambo najyaga nicara nkavuga ngo Mana, ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ntabwo nari nzi ngo ibisubizo bizavahe, sinari nzi ngo hari uwamvugira, sinari nzi ngo hari uwankunda, sinari nzi ngo hari uwanyemera. Ariko ahari kurira kwa kurarira wowe uri kundeba, kwararira umugabo cyangwa umugore cyangwa umukobwa cyangwa umusore, umukuru n'umutoya, ahari kurira kwa kurarira. Haleluya. Ariko mu gitondo impundu zikavuga. Imana igiremo amashimwe. Haleluya. Ndimo ndafashwa cyane. Na Yesaya yarabivuze ngo hari Imana ijya imanukaho umuntu ngikamwambika umwambaro w'ibyishimo nko mu cyimbo cy'umwambaro w'ubwirabure bwe. Yewe uzi ko hari igihe nagiraga agatenge kamwe, agapande. Yewe amvugira ibintu. Oya mbabarira, sinzi ukuntu bihurudutse, sinzi uko bije. Nagiraga udutenge tubiri. Hari ibitenge bitaga musazi, urabizi se wowe? Ndabizi musazi. Ibitenge bitaga musazi.
waracyambaraga cyasaza kikagenda kizinga ukazagira ngo ni minigite bavuga minijipe ngo ni minigite minigikwembe ariko ubwo cyambaraga batarasara kuko abasazi bo ntibari no kukibona. noneho utwo dutenge ndabyibuka kamwe kari karatonyotse inyuma ku kibuno. Noneho Imana yari yarankoreye ikitangaza mu buzima bwanjye, sinigeze nanuka ngo umuntu abe yambona ngo abone ko nashonje, abone ko naburaye, abone ko nabwiriwe. Niyo nabaga ubu niyo nasenga amasengesho y'imyaka n'imyaka Imana yaguhamagaye uri kiboso nguma ngana gutya. ariko sha uzi ko ngana n'ababagabo bamwe kubitanya ingumi muri televiziyo nyambara bankarara mbasengera Imana uzabaha agakiza. Haleluya. Bantera ubwoba cyane. Ibyo bintu byose ni ubuntu bw'Imana. Burya Imana irakugerageza ariko noneho ikagusigira icyo bita akanzu ko kunyuramo. Wowe uri kunyumva, umuririmbyi yaravuze ngo bari imigisha yawe uko ingana, ngo uyibare nona, ngo erega ni myinshi yo gutangaza. Ngo bari yo migisha yose Imana yakugabiye iba. Haleluya, 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 haleluya. Erega niyo gushimwa. Haleluya. Iyo ndirimbo harimo n'indirimbo y'ijana na 78 mu gitabo cyo gushimisha Imana. Ku gitero cyaho cya kabiri iravuga ngo nuremere wese no kwiganyira ugira ngo ntibikihanganirwa barayamigisha Imana igiguha umutima ushyike mu nda wishime. Bari yo migisha nonaha iyi Imana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe erega ni myinshi yo gutangaza. Urumva mu bigeragezo byose nari mfite, mu bintu byose nanyuragamo bikomeye, nari mfite umubiri ku buryo nashoboraga no guhinguka iwawe uhishije ntumpe ku biryo wibwira ko mpazi. Kandi sha maze nk'iminsi 3 maze nk'iminsi 2 ntarya, nkakora amasengesho yo kwiyiriza ubusa, nkitanga, nkashyiraho n'iminsi navuga yikese y'inzara nyine bisanzwe. Ariko Imana ikansiga, sinisige mu maso, sinisige, singire gute, ariko umuntu wese akajya ambaza ngo ariko se wisiga yahe? Wambwiye ubwoko bw'amavuta wisiga. Haleluya. Rero reka mbabwire, mu muhamagaro ikintu dukwiriye kwirinda ni ugucogora. Ntucogore, ibigeragezo ntibigucogoze. Noneho igihe kimwe utwo dutenge navugaga, umuntu akambaza atari ko kuhora uhinduranya ibitenge, ugurira he ibitenge? Wazaretse nkagutuma igitenge. Avuga twatundi twamusaba akabona ni keza. Ntabwo Imana itugaragaza, ntabwo Imana iduhindura mu mabara kubera hari ijambo nkunda. Paulo yaravuze ngo ntabwo ari njyewe uriho ahubwo ni Kristo muri nge. Nanjye rero abantu ntibabonaga iyo bakiza kubona anje cyangwa ngera, icyo gihe bananyitaga ngera, rega ubu ngo nitwa Anje, Angel, Anje, Mama Karabo, no mu muhamagaro. Umva, reka mbabwire bakunzi bacu, inshuti zacu, inshuti za Yesu, muri mu muhamagaro cyangwa mubona ko mwakomerewe mudashobora, Imana mwebwe itabahamagara, nukuri Imana ntirobanura ku butoni. Mbabwiye uko nari imeze icyo gihe, uyu munsi ntiwatekereza ko ari we jewe. Reka da, icyo gihe Imana yajyaga imbwira, najyaga gusenga, ndi inshuti y'igihuru, ndi inshuti y'ibihuru, ndi inshuti y'akarago. Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzakuzamura, nzagushyira hejuru, nzagushyira kuri televiziyo. Avuga televiziyo, nzakunyuza ku maradiyo. Ibyo bintu nyine urabyumva ukumva ntibi, ariko iyo tuvuga Imana ifite imbaraga, nta muntu numwe idahamagara, nta muntu numwe itayobora mu nzira iyo wayemereye. Haleluya, amen. Utwo dutenge rero naratwambaraga, ariko natera haleluya
mu rusengero dayimoni zikibwiriza zigasohoka. Ndakubwiza ukuri icyo gihe amasengesho umwuka nabagamo cyangwa se amavuta nabagamo, uzi ko nagendaga mu nzira abasazi bakibwiriza bakiruka ntavuze. Nashoboraga kwinjira mu nzu yawe ngo abarozi ngo abadayimoni ngo iki kintu ntajya ntinya, ngibyo ibintu ntajya ntinya, bakibwiriza bakiruka. Umunsi umwe rero naciye mu gisuzuguriro gikomeye, ntavuga ku madini n'amatorero, ugasanga muri uko kurira kurarira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ariko mama, abantu baduteze amatwi twabasaba ko wenda no muri comment bazabishyiremo. Imana ko twe yaduhamagaye tukumva amajwi, Imana ikaduhamagara turushye ikaturuhura, kandi nkaba nimo mbona abantu mu muhamagaro birimo bizamba, abantu benshi baraguye, abantu barabivuyemo bigira mu busambanyi, abandi barimo baranywa amayoga, abandi bashatse abandi bagabo. Izi mbaraga abantu bazibona gute zibasha kubahagarika kugeza uyu munsi kandi abandi bakananira? Impamvu ya mbere ituma basubira inyuma kuri urwo rwego nuko batindana n'abantu, batinda bumva abantu, bagakorera abantu, bagakorera ababareba, bagakora babashimagiza, noneho yahura n'utamushima bikamugusha, bagahura bagakora kugira ngo abantu babishyure. Urabizi ko hari insengero zimwe zishyura abantu, ubwo ni ukuvuga ngo nibatamwishyura ntabwo azakorera Imana. Urumva? Ikindi mbwira aba bantu batwumva, hari n'igihe umuntu muri we aba atagira kwihangana, impano yo kwihangana ngo yihangane, kuko hari ijambo nasomye Yakobo yabwiye abantu, aravuga ngo bene data n'iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ngo ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Hari igihe rero ibigeragezo biza utarashyika, hari igihe ibigeragezo biza udafite kwa kwihangana, hari igihe ibigeragezo biza kandi wowe warahamagawe bagushyonyagiriza bakubwira bati ngwino kwa Yesu biranagana, ngwino kwa Yesu ni amahoro, ngwino kwa Yesu nukugubwa neza, tukirengagiza rya jambo Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ngo ariko icyakora si nk'ay'abisi batanga. Bivuga ngo aya mahoro ya Yesu atandukanye n'ay'isi. Noneho rero tugeze mu rusengero rimwe na rimwe turabyitiranya. Ariko mama, ukiri aho, amahoro Yesu atanga yego ntabwo ari nk'ay'isi. Umuntu ashobora kugukunda akaza akavuga ati yo buri wa gatandatu nzanza nkusohokane, nkugurira agakoko urye, nkujyana aho bagura ibitenye nkwambike neza, ukumva umutima urishimye, ukumva uguwe neza. Ayo ni amahoro y'isi, ukavuga ngo ugize amahoro. Ayo mahoro atandukanye n'ay'isi. Amahoro ya Yesu tuvuga ni ya yandi asanga unashonje ugakomeza ugaseka, ni ya yandi asanga wapfushije ugakomeza ukavuga nka Yobu, ukavuga ngo n'Uwiteka wari warabampaye ni ubisubije nahabwa icyubahiro. Amen. Ayo ni amahoro Yesu aha abantu be. Umuririmbyi yaravuze ngo ntagira akagero ntarondoreka. Ayo ni yajya ahumuriza uyafite. No aguhumuriza ryari iyo baguteye ibisongo. Nari ngiye kuvuga ku kantu ko mu rusengero, ukuntu ushobora kuba mu rusengero ukaba nk'ikizira mu rusengero kandi uri umukozi w'Imana. Abakubonye bakakurebera muri ya myambaro wambaye y'ubukene, bakakurebera muri kwa kudidimanga utazi kuvuga neza ijambo ry'Imana, bakakurebera muri bya bindi kuko wowe uterekwa udahanura, bakakurebera muri bya bindi navuga ngo ko wowe udakwiriye kuvuga kandi pasiteri ari ukwiriye kuvuga, noneho bikaguterereza igisuzuguriro, bigatuma wagwa. Yego cyane, ukanabivamo ukavuga ngo niba mu nzu y'Imana abantu badakunda abandi, abantu batagira gutya na gutya, niba badashaka kunsura, niba nararwaye ntibansure, niba badashaka kumpa ibyo kurya, bivuyemo bikagutera umushiha
cyangwa wasenga ukajya usenga amasengesho yo gutukana, Mana uzabice, Mana uzabagira, ni nk'ibyo. Aho rero ikindi kigeragezo kije kiragusundura. Ako kantu twari tubwiye abantu kuki bamwe bashobora kugomeza bagahagarara bageragezwa hanyuma bakihanganira umusaraba n'ijambo ry'Imana, bandi nabo bakabona baraguye, kandi twari tubazi ari hejuru, bari hejuru mu kirere. N'ubuntu bw'Imana. Iyo rero wikomeje ku Mana, iyo wizeye nk'uko nanjye nezereye muri iki cyanditswe, nawe ufite icyanditswe kigukora ku mutima. Njyewe iki ngiki kivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga, nicyo nizereragamo. Iyo nakubitwaga gutyo, iyo Satani yanteraga, iyo Satani yahagurutsaga abantu kumvuga, iyo Satani yahagurutsaga inzara, agahagurutsa ubukene, agahagurutsa ibintu hirya no hino, mu by'ukuri nkajya muri iri jambo nkasenga nkavuga ngo Mana, nubwo bimeze bityo, ahari kurira kurandaririye, ariko ejo mu gitondo ntabwo nzi uko bizaba bimeze. Navugaga ubutumwa nk'uzapfa ejo. Amen. Kandi nta kintu cyo mu isi nari nkeneye. Numvaga naramaramaje, icyo bita kumaramaza. Paulo yaravuze ngo suko namaze guhabwa byose ibyasezeranye. N'ubu ntabyo mfite, ariko ngo yari asiganwa kugira ngo asingiye icyo Kristo yamufatiye cyane. N'ubu ngubu hari ibyo tuba dukeneye byinshi, hari aho tutaragera, hari aho twifuza kugera, ariko nubwo bitaraza birashoboka ko byaza cyangwa ntibinaze, ariko Kristo ni umwami muri jewe. Haleluya. Amen. Rero bene data, nimureke twikomeze ku Mana. Mureke twikomeze ku Mana, mureke dushake mu maso h'Imana. Hari igihe kimwe iyo Mana yanjye we ninjiraga mu rusengero bakavuga ngo dore nyamuza vuba baraje, kuko bigiyemo vuba, kandi bari bananze abantu. Musubire kureba bwa buhamya, musubire kureba bwa buhamya, murebe ukuntu nararaga mu kabari. Abantu bose bari banzi, noneho babona nuzuye umwuka wera, babona ndavuga nshize amanga, ngiye mu mwuka, ubuntu bw'Imana bundiho, bagasubira inyuma aho bakuze umva muri ka kabari. Mwe mumwihoreye uriya ni mu muhiminsi, mu muhigihe yewe bampaye amezi 3, amezi 3 avaho, bampa amezi 6, amezi 6 avaho, bampa umwaka uvaho. Ndashimira Imana, uyu mwaka ni wa 20. Izina rya Yesu rishimwe. Kandi nta gahunda mfite yo kubivamo, ahubwo ubu nibwo ntangiye. Haleluya. Ahubwo ubu ngubu nibwo ntangiye. Ubu nibwo tugiye gusenga. Imana ishimwe. Haleluya. Ubu nibwo tugiye gusenga, ubu nibwo tugiye kuvuga ubutumwa, ubu nibwo tugiye kuvuga Yesu. Mureke tuvuge Yesu. Rero muri urwo rugendo rwo muri iyo myaka maze, hariho ndo umugore w'Ibana. Yego. W'Ibana. Nimba ntibagiwe wambwiye ko ufite n'abana. Mfite abana 4. Noneho reba nyine muri uyu mujyi wa Kigali, buzima. Ariko ikimfasha, ndabizi ko atari jye nyine, kandi ndabizi ko Imana iri kumwe nanjye muri byose. Ijambo ry'Imana niko ryavuze. Ryaravuze ngo nubwo ibyago n'amakuba biba ari byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka dukiza muri byose. Haleluya. Kandi ngo hahirwa ufite mu Manamo imbaraga. Amen. Rero icyo nihatira nuko ngira imbaraga mu gusenga. Ndasenga ebana kabisa, ngenda senga full time, ndasenga full time, ndasenga. Nta ibindi byose biza nyuma yo gusenga. Kandi no gusenga hari igihe abantu basenga pastor, hari igihe abantu basenga basengenganya ibyaha, hari igihe abantu basenga basenganye kamere batakijijwemo. Ibi bintu ko bikomeye twazabivuzeho. Abantu agasenga nk'umuhango. Reka mvuge kuri iki kintu ho gato. Urabona Yesu aza yasanze amasunagogi, asanga
abanditsi Yego. asanga abafarisayo asanga abasadukayo Yego. kandi amategeko y'Imana bajyaga bayitoza bari ngo barayanditse mu gatuza n'inyuma. noneho mama hariya hantu ndabona ko Yesu ataramanura umwuka wera mu bantu cyangwa ngo ijambo ry'agakiza rijye mu mitima yabo ariya mategeko ntacyo ari kubamarira. ntacyo yigeze abamarira. Teoloji bari barize ntacyo zari zimaze, kuko ndibuka ahantu hamwe bafashe umusambanyi bamushyira Kristo n'amabuye baravuga bati yarigenje, umwami yabonetse kandi niwe uhana nguyu. kandi noneho ngo bashakaga no kugerageza Yesu kugira ngo barebe ategeka nk'abandi cyangwa ko akandagira amategeko yabo. noneho ngo icyanejeje ako kanya habonetse itandukaniro rya Kristo n'abakozi b'Imana. Haleluya. Ako kanya Yesu ngo yababajije ikibazo ati mwebwe mwese mumuzanye n'aya mabuye mu myenda mu bishura byanyu, uzi kadakora icyo cyaha namutera amabuye. Nge nahise mbona ko no muri bariya bari bamuzanye hari abari. None se uriya mugore yari yasambanye nande? Ariko icyanejeje ngo bose baramwaye bagenda ikinyuma ngo bagenda kinyuma ngo baragenda bose ngo Yesu ahumuye amaso asanga nta n'umwe ukiraho. Aravuga ngo mugore ibyaha byawe byose urabibabariwe, genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Noneho dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Suko tutasambana ngo yego, suko tutagira n'abasambanyi badushaka, ahubwo tugenda tugwiza imbaraga kubw'ijambo ry'Imana n'amasengesho aturwanirira aduhesha kwegera Imana. Imigozi y'imirunga y'urukundo rw'Imana ikaba ari idukurura ntitumere nk'abantu. Gusengesha umwuka no kwihigamo ibihe byo kwegera Imana. Pastor, abantu ninzajya mvuga ibi bintu bajye banyumva neza, kuko nanjye izo ndimi ndazivuga. Nubwo buhanuzi rimwe na rimwe iyo Uwiteka yangiriye neza ndahanura. Iyi Imana yankoreye igitangaza yankoresheje, kuko impamvu mvuga gutyo ntabwo biza kurya nyine uko niboneye, oya biza kubera ko Imana ibishatse ko bibaho. Ariko iyo tuvuze gusenga mu mwuka ntabwo tuba tubwiye ngo babandi batavugira mu ndimi ngo ntibasenge, oya, ahubwo tuba tuvuze ngo gusengesha umwuka iteka ni wa muntu wacu w'imbere. Mwibuke ko Imana ni Imana, mwibuke ko Imana ari umwuka, kandi noneho twebwe abayisengeramo mu mwuka ni hehere niho nshaka kuvuga. Ni mu bugingo imbere ndashaka kuvuga mu mwuka gutya. Iyo umuntu mwibuke ko Imana iturema yabumbabumbye kino cyondo iki kintu cy'inyuma iki gikoti ngo iduhumekeramo umwuka wayo. Nuwa ngo muri buri muntu harimo igice cy'ubumana, harimo igice cy'umwuka w'Imana, harimo icyicaro, harimo wa mwuka Imana yaguhumekeyemo. Wowe uri kunyumva, uri umugabo cyangwa umugore, uba mu rusengero cyangwa utarubamo, urimo igice kinini cy'Imana cyitwa umwuka. Urya mwuka rero niwe utuma tuvugana n'Imana. Haleluya. Urya mwuka niwe utuma niwe ushobora kuvuga ngo reka tubivuge mu mvugo yoroshye. Burete gatoya. Sefaniya 3:16 umurongo wa 16 haravuga ngo muri Yerusalemu uravuze ngo muri wowe imbere harimo igice cy'icicaro cy'Imana cyitwa umwuka. Noneho iyo dusenga tujya mu rusengero, ariko iriya ni inzu y'amateraniro. Yego, ni inzu y'amateraniro. Yesu yavuze ngo dukwiriye kujya duteraniramo buri munsi, ariko inzu urusengero ni Imana. Sefaniya aravuga ngo nduwiteka Imana yawe ndi intwari ndi imbere muri wowe. Imana rero ntiba mu kirenge, iba mu mutima. Ngo iyo yicaye imbere muri twebwe ikibishaka ni ukugira ngo itwishimane inezerewe. Uyu mubiri iki gikankara cy'umubiri iyo gifite Imana, aho tunyuze twege tugenda abantu batubonaho ubwiza bw'Imana, kuko Imana ituye muri twebwe. Noneho guseka kwacu nuko Imana ibasekeye muri twebwe. Kuririmba kwacu ariyo ya mahoro ya Kristo atanga, nuko nubundi abayicaye muri twebwe. Noneho abatayafite bayashakira ku bintu bifatika by'isi binezeza ubugingo, binezeza umuntu. Aho rero twari turi kuri gusobanurira abantu hahandi warumbajije ngo kubera iki abantu bamwe babivamo.
abandi bakabigumamo. Ni izihe mbaraga ego, ni izihe mbaraga zisunika umuntu, niki gishobora kugusunika kugira ngo ubigumemo, kabone niyo waba uri mu bigeragezo. Iyo nkanjye impamvu mvuga ku bukene, impamvu mvuga ku kwambara no kurya n'ibindi, nuko ari byo nanyuzemo. Ariko hariho n'abandi bantu bagiye baba bafite amafaranga, bafite amazu, bafite ibitabashwa, ariko badafite ya mahoro ya Kristo. Rero aba bantu nabo ikintu kidushoboza cyangwa se kidusunika kuguma mu Mana cyangwa kuguma mu muhamagaro, nuko ikintu cya mbere uba ufite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko ubugire wa mwuka, kwa gusengesha umwuka iteka, wa mwuka uri muri wowe uhora ugirana ubusabane n'Imana. Ahangaha ubutaha tuzatandukanya umwuka wera Yesu yasigiye abantu n'umwuka w'Imana. Tuzaza tubibabwire, nta umwuka wera akorera mu mwuka w'Imana. N'amahoro Yesu atanga ayatangira yego isitanga. Ibyo ngibyo reka tusena kugira ngo wenda igihe kitatujyana cyane, ariko ndababwiza ukuri, ikigusunika nama twabagira nuko mwareka muri Yesu. Sinzi ukuntu nabivuga, reka nshake wenda nk'ijambo ryiza nabivugamo, nuko twebwe abasenga cyangwa bemera Imana cyangwa abashaka kuba mu muhamagaro n'abashaka kwinjira mu muhamagaro ubu ngubu n'abawurimo n'abatangiye kugenda nyomberi bava mu muhamagaro, ndagira ngo mbabwire ngo ikintu cyiza kuri mwese nuko ubusabane bw'Imana buguma muri mwebwe, bagashikama mu Mana, mugashikama. Urabizi Yesaya ibice ndibaza ko ari 26 ku murongo wa 3 biravuga ngo abagushikamishijeho umutima bazaba uzabarinda baba amahoro masa kuko bakwirinda. Haleluya. Abagushikamishije mu umutima nuko ngo hari abantu bari muri Kristo batamushikamishije mu mutima. Reka tuvuge wenda bapanitse, hariho umuntu usenga ariko wamuhamagara ukumva arapanitse, ukumva arakubwiye yewe ndaho by'iki gihe, ndaho nyine urebeye inyuma, ariko se bakunda kubimbaza, ariko se mamakara ibi bigeragezo ubu Imana ntitureba, ariko se ubu twebwe Imana ntitureba. Nukuri ndababwiza ukuri, nta muntu umuntu wese wabaye intwari, umuntu wese wiswe intwari y'Imana, uhereye kuri Aburahamu na ba Isaka na ba Yakobo na bariya bose banditse muri Bibiliya, bagiye baca mu bigeragezo. Ariko mugira ngo Aburahamu kugira ngo ahinduke sekuruza w'abizera, uribaza kugira ngo amarane n'umugore we amara imyaka 100 atarabyara kandi afite isezerano, akirindiriye isezerano, yamara no kumubyara Imana ikamubwira ngo ndashaka wa mwana wawe wabyaye kuri Sara ujya kumuntambira. Ntiyari kubishobora iyo abadashikamishije umutima mu Mana. Ariko zizi Imana yamwitaga ngo Abraham inshuti yanjye. Ninde muntu Imana yigeze kugira ngo Abraham inshuti yanjye? Cyakora yongeyeho ka Dawudi, iravuga ngo Dawudi afite umutima nk'uwo nishimira. Ariko umuntu Imana yise inshuti ya Abraham. Ndabizi neza. Amen. Ndabizi neza Imana izatugirira neza. Ndabizi neza Imana izadutabara. Komera, wibivamo, shikama, wibivamo, wiva mu muhamagaro, wivuga ngo bakuvuze nk'umuryango. Hari utuntu nshaka kuvuga nka 4-5 abantu bakunda kwitwaza barakaye cyangwa barabaye barakare cyangwa ukumva nyine basenga ngo ariko jewe ngo niba nsenga nk'umuryango ukanta, umuryango ukanyanga. Hari imbaraga zikugarurira umuryango, hari amaboko y'Imana, hari amaboko y'Imana. Ngo jewe mu rusengero ngo ntibampa ijambo, twabaye mu nsengero tutazi n'udututi. Birashoboka cyane, tutazi udututi. Ukaba mu rusengero utabwiriza kandi udakora ibyaha. Ubwirize bakwake nimero, uhanure bakwake nimero, uhanure ubone umenyekane. Pastor ambo hari ibyo bintu netubivugeho. Ese bijyanye icyo barwana nacyo none kandi njyewe nagiraga rya jambo mu mutima wanjye ngo tugaragara nk'abatariho ariko turi bazima. Amen. Ngo tugaragara nk'abakene ariko dutungishije benshi. Ariko Yesu yaravuze ngo nta wakwatsa itara ngo narangize aryubike intonga aritwikiriza. Ngo ahubwo itara urishyira ahabona ku
rero ntabwo twebwe amadini n'insengero bambabarire ntawe ntunze urutoki ahangaha turi ntabwo turi mu idini nta nubwo tuje kuvuga amadini nta n'iryo nzashinga nta gahunda mfite yo gushinga idini turi mu bwatsi bwa Yesu turi mu mahoro Yesu yaduteguriye turi mu nzira Imana yadushyiriyeho ngo nzagendera muri mwe nzakorera muri mwe Mana yanjye ahangaha nta dini nitakuwa pamoja nanyi ahangaha nta dini Imana ishimwe aha nta dini aha ni kwa Yesu ubwo rero abumva amadini banyihanganira ariko iyo twabaye iriya hirya mu madini uziko nabaga mu rusengero nsenga ndi umwinginzi impano yakuze cyane kurusha izindi kuri jye no gusenga kwinginga nubwo nabwirizaga cyangwa nubwo mbwiriza ariko biza nyuma yuko nasenze ibindi byose nkora biza nyuma yuko nasenze no kurya no kwambara no gutekereza ku bana no gutekereza ku buzima bwanjye biza nyuma yo gusenga nicyo kintu kinshoboza kuba muri uyu muhamagaro nshikamye kandi ndabizi nzakomeza gushikama kuko sinzarambirwa gusenga sinzacogora gusenga noneho tugira inama baduteza amatwi yuko igituma ibintu bitagenda neza ari uko abantu bacogora mu masengesho baracogora iyo utegereye Imana nayo ntikwegera hari akantu kamwe mperutse gutekereza pastor urabona abantu babwiriza n'abantu bahanura aba mu buhanuzi mukorwa umutwara akumva ko yahanura yahanura yakoze icyaha yahanura yiba amaturo yahanura reka wenda abo tubihorere kuko Imana yiraje kubagosora iraje batwereke ahubwo agahanura kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru akongera agahanura gutyo umwaka ugashira pastor atarakora n'amasengesho yo kwiyiriza basi n'umunsi umwe atarigera atekereza ku busabane bwe n'Imana uriya muntu atangira hanura ari kumwe n'Imana akarangiza ahindutse ikiraro Imana inyuraho nigeze kumva ijambo ry'Imana muri Bibiliya ngo Imana ihagarara ku bitugu by'abapfapfa kuri inteye ubwo biryo jambo noneho utangira uri umunyabwenge utangira kuko kugira ngo uhabwire ya mpano y'ubuhanuzi kugenda usubira inyuma bigira akamenyero iyo udasenga icyo nshaka kuba yaratavuze ukawumupfu icyo nshaka kubwira abantu kijyanye no gusenga suko tubujije abantu guhanura suko tubujije abantu kubwiriza sinuko tutanabemera ngenda bemera cyane nkunda n'abahanuzi niba nawe uhanurira wo kabyarawe ndabikunda ariko nigisha abantu gusenga muri buri murimo wose dukora moteri no gusenga kandi naho hava ijwi ry'Imana yego muri ayo mavuta yo kwegera Imana none uhanura iki nyine utasenze reka nkubwire je ntago ndi umuhanuzi ariko igihe kimwe nigeze kujya ahantu orewe ni nka kado Imana imwe kuko hari igihe nigeze nzenguruka njya mu Burundi njya muri Kenya Masayini njya Tanzania Imana yarambwiye ngo uzajya ubwiriza abantu uhereye ku nyuguti Imana yavuze ngo yego iyo navugaga gutyo navugaga iby'umwuka mpaye iby'umwuka guhaye iby'Imana imbwiye gukora ngo n'ubuhanuzi noneho hari naho nagiye Imana nagira ngo urigisha nk'umwarimu yego ngira impano nyinshi zibirindura muri jewe biterwa n'ibihe byiza njyanye n'Imana yego noneho nkavuga ngo Imana yampaye amagambo ngo hari aho nagiye mu Burundi irambwira ngo genda umbwirira abarundi ngo icyo bazi ko ari cyo bari cyo si cyo mbona ko ari cyo bari cyo ubabarire ngo bazaba icyo bifuza ko baba cyo ari uko nabagize icyo nshaka ko baba cyo iryo ryari ijambo ry'Imana rivuye ku mutwe rikagera ku birenge iryo ryarebaga perezida w'igihugu rikareba buri muntu wese umurundi nyine uzi icyo ari cyo umurundi ubwo ni hahandi umuntu agwa agasigara yikubita mu gatuza ngo narakirwe mu mwaka 1989 undi nawe akaba ayoboza igitugu ukaba ushobora no kubaga umuntu ijosi ukajugunya mu nyanja ukaba uzi ko uri umuyobozi uyoboye mu mahoro icyo uzi ko ari cyo uri cyo si cyo mbona ko ari cyo uri cyo uzoba icyo wifuza kuba cyo ari uko nakubwize icyo nshaka kuba cyo urumva ko aho hantu abantu bose batsinzwe hari ikibazo cyo gusigara rero uri iki kuko nahagaze mu materaniro navuga ngo uri iki uri iki wamuririmbye uri iki imbere y'Imana
wamuvuga butumwa we uri iki imbere y'Imana icyo wari uzi ko uri cyo n'iki Imana izi ko ari cyo uri cyo ese nimba izakugira icyo ishaka kuba cyo uyu munsi uri iki imbere y'Imana aho niho abahanuzi benshi baba niho abakozi b'Imana benshi tuguye guhora ubara imyaka wakirijwemo ariko biraba ngo wakati uriyo kubarika niyo sasa na saa ya wokovu niyo sasa hamwe wumva umwuka wera kibanye nawe mu mahoro ijambo ry'Imana kiritinya kiryuba Kristo akiri muzima muri wowe kuko arabatunze Kristo wapfuye bagenda ari nk'ibishusho noneho iyo dusenga Bibiliya iravuga ngo iyo dusenze tuba twegerana n'Imana kandi gusenga no kuganira n'Imana rimwe na rimwe rero iyo abantu bataganira n'Imana ntibamenye icyo bavuga ntibamenye aho bageze ntibamenye aho baguye abantu bagahanura atazagira bagahera muri ibyo akabwiriza akajya mu giterane kimwe akajya mu kindi akava hano akajya handi nukuri kandi akabikora neza kimwe no gusenga ukava musozi ukajya gusengera ku wundi ukava mu nzu y'umuntu ukajya mu yindi mu buzima bwo gusenga utagira ikintu ukora utagira ikintu wishugurisha nacyo aho ngaho rero icyo dushaka kubwira abantu ugomba gusenga ugakora umva imbaraga zawe zose ukagira umwanya wo gusenga ukagira umwanya wo gucuruza ukagira umwanya wo gusenga ukagira umwanya wo gutanga ukagira umwanya wo gusenga ukagira umwanya wo kubwiriza ijambo ry'Imana apana guhera mu kintu kimwe ntago Imana ikunda noneho rero bikasana babandi ka karirimbo kajyaga katubwira ngo ahora ahetse ingobyi yibwira ko hakiri mu mwana kandi umwana yaraheze kera ariko reka twe kubaciraho iteka reka twe kuvuga gutyo Imana iracyafite urukundo iracyababarira iracyateza amaboko iyo ukomeje kumenyera Imana gutyo ukabaho mu buzima budasenga ibintu byose ubifata kimwe nyine niho handi ukumva ko wabwiriza utabanje gusaba imbaraga zo kubwiriza nyine niho hahandi ukumva ko wahanura utabanje gusaba umwuka wera akakubaho niho rero uhanura wagera ahantu ugatangira no gukabakaba abagore ukabatera inda mu cyumba cy'amasengesho koko imbaraga zatuma uhagarara Imana ufite turi kubwira umwuka wera ugushoboza gutsinda turi kubwira abantu igituma abantu bashobora kubivamo bakagwa kandi bari babikomeyemo nuko rimwe na rimwe bakora iby'akamenyero bakabirundukiramo ubusabane bwabo n'Imana ntibube bugize rero dusoza reka tubagire inama isumba izindi nuko bashikamiza umutima wabo ku Mana kandi bakagaruka mu bihe byo gusenga kugira ngo bumve ijwi ry'Imana kandi bakongera bakezwa bakongera bakiyinira mu mitima yabo bakisuzuma ukabaza Imana ugasenga ukabaza Imana nihe natakaye nihe nasitaye ese nihe nakoze nabi Mana mbabarira Imana ikongera ikabahindura ubuturo bwayo hanyuma bagakomezanya n'Imana hari n'ikindi navuga buriya kuba witwaga intwari mu murimo w'Imana hanyuma warangiza umwuka akavuga ngo yahagaze ku bitugu by'abapfapfa arongera yemera kubihagararaho yarabanje guhagarara ku bitugu by'intwari uyu munsi umwuka akongera agahagarara ku bitugu by'abapfapfa kubw'inyungu z'abantu Imana ishaka gukiza no kurokora ngira ngo ako kantu twabanza tukagasuzumaho gatoya abantu ntago Imana ishaka ko bakora ari abapfapfa oya Imana irashaka gukorana n'intwari koko ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari hanyuma rero izi ntwari turazisaba ko zatwarana zigatwarana zikiranuka zigatwarana zikorera Imana neza naho intege nke zaba zarahabaye yego Imana ni Imana y'imbabazi reka tubivuge muri iri jambo rimwe bagaruke ku isoko aho banywereye bwa mbere haje indirimbo ngo ngwino ku isoko ngari nziza ca bugufi wa mutindiwe we kuba gake wasigaza katuhagiwe nibagaruke ku isoko ngwino ku isoko ngari nziza abantu nitugaruke ku isoko abantu nituze kuriya handi twahuriye bwa mbere n'Imana handi twambariye impano handi twuzuriye umwuka wera handi Imana yadusezeranije bwa mbere handi Imana yadusanze aho twahuriye naho bwa mbere nitugaruke kuri ya soko nziza
amaraso ya Yesu. ahangaha ndashaka ko umuntu uduteze amatwi kuri uyu mugoroba twumva Yego. hatabaho umuntu usigara yihagazeho Yego. avuga ngo nari umugabo ntabwo igihabwa ihabwa intebe intebe. umukozi ku murimo n'Imana yemera. Twagira inama rero abaduteze amatwi ubu nonaha Yego. yuko waba yaraguye yagira umutima wo kugarukira Kristo kandi ukagaya ibyo urimo ugenderamo bidatunganye. Yego. Ntukomereze muvuga Imana ni yera yegerwa n'abera cyane. koko Yesu niyerekanwa ku bicu icyanduye n'ikiriho ikizinga n'umunkanyari ntago bizasigara mu isi cyane. Rero ubutumwa dufite kuri uyu mugoroba kugira ngo tugirire Imana yacu umumaro n'ubutumwa tubwira abantu bubagirira umumaro ni ukubanza kubarangira Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Nta cyaha Imana itababarira, nta kimana itagukorera cyiza, ahubwo iyo ije kukigukorera isanga wahunze mu maso yayo wagiye kwiyambika ubushwambagara ari byo byaha abantu babamo. Komereza aho ngaho dusoza. Uwiteka Imana ibaho umugisha. Uwiteka Imana aracyafite imbabazi, aracyabategeye amaboko. Nimuze mwegera isoko nziza y'amaraso ya Yesu. Nimuze twongere dufatanye umurimo. Nimuze twongere dukore. Nimuze duhunge Satani nawe azaduhunga. Nimuze turwanye Satani azaduhunga. Nitwegera Imana izatwegera. Hari ijambo rimwe ryiza nkunda cyane ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igota Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be. Witinya ibigeragezo, witinya indwara, witinya ko byasubiye inyuma, witinya ubukene, witinya buri kimwe, wibara ibyo wanyuzemo. Ngwino kuri uyu mugoroba. Haleluya. Ngwino wongere usubire ku isoko, wongere uvugane n'Imana, wongere ugirane n'ubusabane n'Imana. Imana irakubabarira kandi irakugirira neza. Reka turangize tubafasha gusenga. Dusengere buri muntu wese. Hari akaririmbo kavuga ngo bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa no kwiyambura iyo mwambaro mubi Yesu abambikiye y'ubukwe. Nukuri wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Mana yacu ishobora byose, Kristo Yesu, ise w'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ikomeye, Imana y'amasezerano, Imana itagisiga umuntu burundu, Imana itagitureka, Imana itugirira imbabazi uko bwije n'uko bukeye. Imana yavuganye natwe, Imana yasezeranye natwe. Tugarutse imbere yawe, tukugarutseho, turacyagufitiye icyizere, turacyakwizeye, turacyakwiringiye. Mana turagusaba muri aya masaha, turagusaba kuri uyu munsi, turagusaba kugira ngo isi yose mwami wongere uyigarure mu biganza byawe. Haleluya. Wavuganye natwe kutazadusiga, waravuze ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi, ukiduhetse ku mugongo. Ongera uheka abagore, ongera uheka abagabo, ongera uheka urubyiruko. Reka buri muntu wese wumva iki kiganiro ndetse n'isi yose n'abatazacyumva, turabasengeye kugira ngo ubyutse abaguye, abatarakizwa ubaha agakiza, ukize bene wacu, ukize Abanyarwanda, ukize Abanyafurika, ukize Abanyaburayi, Oceania, Australia, Amerika. Haleluya. Ugere muri Aziya, mu migabane yose y'isi, utanga agakiza. Wongere wigarurira imitima y'abantu, usuka imbaraga zidasanzwe. Haleluya. El Shaddai, Elohimu, Jehova Jire, Jehova Nisi,
haleluya Jehova Adonai uri Imana y'amaboko uri Imana y'amasezerano ngwino wongere utugirire neza ngwino wongere mwami utuvugutire uducure inkamba zose zituvemo haleluya kandi ugirire abantu bawe imbabazi umuntu wese uzumva iki kiganiro agapfukama akagusaba imbabazi turazimusabiye umuntu utarakizwa tumusabiye agakiza uzumva iki kiganiro arwaye ashonje afite ibindi bigeragezo bitandukanye yarananiwe n'inzu urugo rwe rugiye gusenyuka abahombye abahanantutse bakava mu bukire bakajya mu bukire buri muntu wese ku rwego rwe mwami uzumva iki kiganiro wese azafashwe nacyo kandi uzamukorera imirimo n'ibitangaza muri iki kiganiro uduhana umugisha hamwe n'abera bose urakoze kumva gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo amen 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 ego